Yesu ashimwe bene data bakunzi ba TV Bugingo. Ndabashimira, Imana ibaha umugisha kandi Imana yarakoze kuturinda. Nge tuvugana rero tugiye gusangira ibyiza by'Imana, ubutumwa Imana yaduteguriye. Nitwa Nyirabirikunzira Marie Jose, ndi umumama ushima Imana, umuvuga butumwa hano mu Rwanda. Mfite umutware, ndubatse, mfite n'abana 6. Imana iduhana umugisha. Bene data rero, mbere yo kugira ngo twumve ubutumwa ikimana gushakaho, reka tubanze dushima Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana ituye aharengeye, uri Imana yumva gusenga, uri nyamuteturura amagambo ageze wa ndabaga, uri inshuti y'umusaraba. Turagushimiye Yesu, tugushimiye Nyagasani ko waturinze, wabanye natwe mu bihe bishize. Ibihe bitambutse byari bikomeye, byari biruhije, byari ibihe byatambukanye abandi, ariko twebwe uyu munsi Uwiteka tugihumeka, turagushimiye, turaguhimbaje, kuko icyo dusigarije ntago ari ukugira ngo Uwiteka Imana twishimishe mu by'isi, ahubwo ni ukugira ngo tukugirire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Twemere rero Mana ubane natwe, mbaraga z'umwuka wera zitumanukire, mbaraga z'umwuka wera, haleluya, zibane natwe, zibane na bene data bagiye kunyumva. Mwene data wampaye karibu, ndamusengeye, musabiye imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana, uburinzi bw'Imana. Oh haleluya, bwami bwo mu ijuru butumanukire, bubane natwe, ntabari twebwe, ahubwo izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro muri byose. Urakoze data wa twese, nizeye kuri kumwe natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nizeye kubikoze, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, ndabakunda kandi namwe nzi ko munkunda, kandi mu by'ukuri umuntu ukunda mugenzi we abakunze Imana, amena. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu butumwa Imana yashatse ko uyu munsi twese twumva, nge ndetse namwe na mwene data umfashije. Imana itugirire neza. Iryo jambo tugiye kurisanga muri Luka ibice 18. Reka mwene data mfashe adusomere. Reka dusome ni Luka ibice 18 torera ku murongo wa mbere turageza kuri 4. Hagira ati ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi watitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka, ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu hari mu mupfakazi. Aramusanga, aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Haleluya. Amara iminsi atemera. Imana ishimwe. Ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Amen. Imana ishimwe. Ngo adahora aza iminsi yose akandushya. 6 dusoreza. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Haleluya, haleluya, amen, amen. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rikomeye cyane bene data. Iri ni ijambo ryo guhumuriza umutima wawe, wowe uhagaritse umutima, uvuga ngo nsenze igihe kirekire, wowe uvuga ngo geragejwe igihe kirekire, wowe uvuga ngo ngwaye igihe kirekire. Haleluya. Wowe uvuga ngo maze igihe mu bukene, wowe uvuga ngo imiryango yaranyanze, wowe uvuga ngo abaturanyi baranyanze. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo uri gusabwa no gutitiriza. Ijambo riratubwiye ngo umupfakazi yatitirije umucamanza, umucamanza utaruzi Imana, utitaga
yakoraga no ku bantu, ariko umupfakazi amutitirije kenshi ku manywa na nijoro, amutitirije. Umucamanza yumva aguwe nabi mu mutima, yumva bigenza ukuntu, aravuga ati ariko kuki uyu mupfakazi arimo aza kundushya. Haleluya. Uyu mupfakazi kuki ari kundushya, buri gitondo buri mugoroba ari kuza kugira ute, atari kuwamurengera ntiyazagaruka kongera kunyicira bizinesi. Haye boya sanse tisiki ntiyakongera kuzongera kuza aje kuntesha mu mutwe, abikorera icyo bene data. Ayabaya sanse desevokire shayini dekire ayabaya sansoma. Imana ishimwe. Amaze kumurengera, umupfakazi aragenda agubwa neza. Imana ibyitegereje iravuga ati ariko niko mwabantu mwe, amatwi yanyu kuki atumva? Kuki umucamanza yarengerwa kuki umupfakazi yarengerwa n'umucamanza utazi Uwiteka Imana, utazi? Niko Imana ivuga. Mwebwe mukumva ko mwebwe ntabarengera. Haleluya. Imana iri kukubwira ngo umva, nimutitiriza ku manywa na nijoro, nimutitiriza ntacyo wihekesheje, nimutitiriza ukiranutse, nimutitiriza ukunda abantu, nimutitiriza udasambana, nimutitirije udasenya urugo rwa mugenzi wawe, nimutitirije utari umujura, utari indyarya, utabeshya Imana, utabeshya abantu, ngo watumwe n'Imana, ukaba utitirije. Ayabaya. Amen. Uhagaze mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndakurahiriye Imana izakurengera, Imana izagutabara. Senga gusa wowe. Icyo usabwa ni ugusenga, icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa, haleluya, ni ukubaha Imana ukayubahisha. Desevopaya. Wakubitwa wa mugore we, wowe uri mu rugo, wa mugabo we wasuzugurwa n'umugore, ariko titiriza Imana. Wakangwa n'imiryango, titiriza Imana. Wakangwa n'abantu, titiriza Imana. Ayabaya sansoma. Nta kazi waba ufite, titiriza Imana wowe gusa. Desevo payashayi resererekire baya sansoma. Imana izakurengera. Uwiteka aravuga ngo niki cyatuma intore zintakira ku manywa na nijoro ntazirengera? Ufite ubwoba bw'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Ngo ndakenye n'iwacu bari bakenye, ngo umuryango wacu n'abakene, ati ubwo nanjye nigo rupfu nzapfa. Kuki wiyaturiraho ibyo? Ati wacu n'imiryango izayicwa na sida, sida ntiyakira. Kuki wiyaturiraho ibyo kandi Yesu ahari wo kurengera intore zitakira ku manywa na nijoro? Resevopaya. Kuki wiyaturiraho ko wakicwa na kanseri kubera ko isko yishwe na kanseri, cyangwa nyoko, cyangwa mukuru wawe, cyangwa nyoko wanyu, cyangwa so wanyu, ngiyi kanseri zanyica? No, hoya, titiriza wowe gusa. Resevopaya shayini tesererekire ngo hoya, ngabana banje ntibakiga, ntacyo bazageraho kubera ko imiryango nturukamo nta banyamashuri barimo, nta bakire barimo, nta bazi ubwenge. Hoya, Imana ntireba ku miryango, Imana yije gutabara, ntago ireba ku miryango, ntireba amagambo bakuvuga. Imana ntago ireba kuba mwasenganye ngo nuko bagusize. Rezevo hoya. Uwiteka ari gushaka ko mutitiriza gusa. Icyo cyonyine nicyo uri gusabwa. Humura mwene data, kigeze uhagarayemo cyari cy'ubugumba, Yesu atanga kubyara. Mutitirize wenyine gusa, azaguha umwana. Resevopaya. Wivuga ngo urapfisha, nginda zivuyemo kenshi, wikiyatura kutazabona umwana. Umwana araje. Redezevopaya. Humura, Uwiteka arahari, akazi karahari. Uwiteka hari Imana yabikoreye kuri wowe. Ayabaya. Ihumura.
n'umurwayi wari ku kidendezi amaze imyaka 38. Mana yamugiriye neza kandi nta muntu wamugiriye neza. Haya bayinikiya tubisanga muri Yohani ibice 5 lezevopaya shayinide. Nukuri ndi kugira ngo nkubwire ngo gutinda ku kidendezi ntago bivuga ko Imana idahari, ntago bivuga ko Imana itakuzi, ntago bivuga ko itazagutabara. Hari ikintu yabikoreye, barahanyuze ntibamutabara, ntibatabara uwo murwayi, barahanyuze ntibamubaza ikibazo afite, ntibamubaza akabona n'amazi yo kunywa, ariko Yesu yari afite impamvu yabikoze. Aya hari n'igihe uhatinda Uwiteka ari kugira ngo agire ibyo akwereka imiryango, akwereka inshuti, akwereka abavandimwe. Hari igihe Uwiteka abikora kugira ngo amena nahagukura uzamenye icyo ugomba gukora. Nahagukura dezevopa ya shani teserereke baya sansoma, kugira ngo nahagukura uzavuge ikigaragara. Yesu ashimwe. Nta kimana izikorera guhomba. Uko uhagaze kose n'inyungu z'Imana. Rezevo uko uhagaze kose ndakurahiriye ni inyungu z'Imana, n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Ariko nibigenza neza, nuguma gutitiriza ikabigenza neza, izakurengera. Nimara kukurengera tuzashima Imana. Haleluya. Tuzayiha icyubahiro. Imana ishimwe. Benedata, niwakire ubutumwa bwihuse, niwakire gukira, niwakire kugubwa neza mu mutima wawe, niwakire kuruhuka. Amena. Mureke dusenge rero, dushinganishe ubugingo bwacu, dushinganishe n'imitima yacu, kuko Satani ari kuzana ubwihebe bwinshi vuba. Urera, urakiranuka, urishobora byose, uri umwungeri mwiza utazimiza intama. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye, turaguhimbaje Mana kutugarutseho, mitima yacu wongeye kuyigarukaho. Turagushimiye kubw'imbaraga n'ubutwari ugira, nyaguhora ku ngoma. Benedata lezevopaya shidezerekire. Amina. Bari kubona batinze mu kigeragezo icyari cyo cyose, buri wese uko ari kugeragezwa, buri wese uko ari kumva bimuremereye, damusengeye, musabiye imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana, gukira kw'Imana, kurengerwa kw'Imana. Rezevopaya, musabiye imbaraga zo gutitiriza ishobora byose. Rezevokire. Mana nyiribu tudashira, ndagusabye ngo ugende ukiza abarwayi. Muntu urwaye uburwayi bwarwe bwose, kigeragezo kiri kugerageza umuntu cyacyo cyose, mu izina rya Yesu ndategetse mpagaze mu butware bw'isumba byose. Haleluya. Rezevopaya shadesererekire baya sasoma. Pikatika china na Yesu, pikatika china na Yesu, pikatika china na Yesu, pikatika china na Yesu, pikat mw'izina rya Yesu. Zo mbaraga z'umwijima zose ziburijemo, ndanitarariza, ndakubita, ndakuraho, ndatsemba, mpagaze mu butware bw'iyampamagaye. Haleluya. Wera wa Isiraheli, wigaragaze ku bantu awe. Oh Yesu mwana w'Imana, urakoze Data, urakoze Yesu, urakoze Mwami. Kwemerera ubwami bwawe bumanuke, bukora igitangaza muri aba bantu, bukora igitangaza kuri nje, bukora igitangaza kuri bugingo, bukora igitangaza kw'isi yose. Haleluya. Ubwami bwawe bumanuke, abari bwo butegeka, bari bwo bukora. Aho ubwami bugeze abarwayi barakira, aho ubwami bugeze Yesu abantu barakizwa, aho ubwami bugeze ubukene burashira, aho ubwami bugeze akazi karaboneka, aho ubwami bugeze Yesu w'i Nazareti. Lezevopaya shayini. Uwiteka mahoro arahaboneka, ibwami nta kihabura, ibwami nta mahoro ahabura. Ubwabopaya bwami bwawe nibuze, ntabari twe Yesu. Cyubahiro kibi cyawe. Urakoze Data, ni mu izina rya Yesu mbisabye, kandi Yesu w'i Nazareti nizeye kubikoreye kuyubahisha. Amen.
Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Bene data, rero ni 078 3 8 3 4 3 078 3 8 4 4 Imana y'amahoro ibaha umugisha.